Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubw'uburinzi bw'Imana bukomeje kutubaho. Imana ihabwe icyubahiro. Nsabiye umugisha buri wese unyurwa no kubana natwe kandi unyurwa no kumva izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rivugwa neza no guharanira ko izina ry'Imana yacu ritatukwa abigize mu ruhare. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba rero ndumva nshaka kubasangiza iri sengesho Yesu yasengeye abigishwa be, ariko kandi akarisengera n'abandi bazamwizera, abantu bazamwizera, harimo njyewe nawe, harimo n'abazaza nyuma yacu bazamwizera. Yesu mbere y'uko ava mu isi yadusengeye isengesho rikomeye dukwiye kugenderamo, tukagwiza kwizera, tukagwiza ibyiringiro, tugasigaho kwiheba no kumva ko ibyacu byarangira cyangwa byaba bicitse, kuko iri sengesho ni isengesho ry'imbaraga kandi ni ukuri. Unyemerere utege amatwi ndetse wongere ufate na Bibiliya yawe, wongere urisome urisubiremo neza, urebe uburyo iri sengesho ribitsemo imbaraga, ribitsemo ibyiringiro, ribitsemo ubuzima ku bantu bizera Yesu Kristo. Imana ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana ibice 17 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 26. Ni iri sengesho nyine ngiye kubasomera, nta bindi bintu byinshi ndi buvuge, ndarisoma uko riri. Unyemere utege amatwi kandi uze gufata na Bibiliya yawe wongere usome, urumva ubuzima bushya buturuka mu kwizera Umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bazamwizera. Aho harimo njye nawe. Imana ishimwe. Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, imbere yawe unyubahishe mu cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. 6. Abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, barabahura bampa none. Dore bitondeye ijambo ryawe, none bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe. Kuko amagambo wampaye nayabahaye, nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. 9. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye, kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi naruhirijwe muri bo. Njye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo, nk'uko natwe turi umwe, nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye. Narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka, ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzuye muri bo. Imana ishimwe. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi, nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi, ubereshe ukuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko turi umwe, nk'uko uri muri njye
data baba umwe, data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye bahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe, njyewe mbe muri bo nawe ube muri njye, ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze. Data abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Data ukiranuka, ab'isi ntibakumenye ariko njyewe narakumenye, n'aba nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo. Amen. Imana ishimwe. Imana ni ukuri ishimwe ko yaduhaye Yesu Kristo akaza mu isi akemera kubaho ubuzima bwa kimuntu, kugira ngo twebwe njyewe nawe abazamwizera mu gihe azaba amaze gusohoza gukiranuka, yemeye gupfa, yemeye isoni z'umusaraba, nyuma y'ibyo asubiye mu ijuru azatwirate, azavuge ngo hari iminyago arabona acunguye, kandi hari abanyizeye, hari abemeye kumva ijambo ryanjye bararyizera, abana b'ubugingo. Imana ishimwe. Rero arimo adusengera, yaravuze ngo turi mu isi nyine ariko ntituri ab'isi, kandi ab'isi bashobora kutwanga kuko twe ntituri ab'isi, ahubwo twerejwe kuzaraga ubugingo buhoraho, twerejwe kuzataha mu gihugu cyo mu ijuru, kandi dufite ibyiringiro ko tuzakibamo. Imana ishimwe. Inzu umuntu duherutse kuganira arambaza ngo se uzajya mu ijuru? Ndamubwira rwose nzajyayo, nta n'impamvu ihari yatuma ntajya mu ijuru, kandi koko numva nzajya mu ijuru. Ijuru ririho kandi numva ndi mu mubare w'abantu bazarijyamo. Uko byagenda kose mpora mparanira ingoma ya Yesu. Niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo nifuza kuzaba mu bwami butazashira. Haleluya. Aravuga ngo icyo mparanira ni ingoma ya Yesu. Wowe icyo uharanira ni iki? Ni ukuri byaba bibabaje ubaye usenga ukaba uzi kwiriza ubusa, ukaba uzi gukora imirimo myiza myinshi, ukaba uririmba n'ibindi byinshi bakaba bikuziho, ariko ukaba udafite ibyiringiro by'uko uzaba mu ijuru ry'abera. Ni ukuri rwose haba hari ikibura, ariko numva mfite ibyiringiro, kandi ibyiringiro mfite ntabwo ari ibyo kunkoza isoni, ngewe numvira ijuru nzaribamo. Imana ishimwe. Nawe ukwiye kugira kwizera kuzaribamo, kandi kuribamo nyine ntabwo ari iry'amagambo gusa, ahubwo ni uko tugerageza gukiranuka. Yesu rero asenga isengesho, aravuga ati data abo wampaye narabarinze, narabakumenyesheje barakumenya, nababwiye ibyo kwera kwawe barabyakira, none aba bantu bari mu isi ariko si ab'isi. Ab'isi bajya babanga, bajya bagorwa no kuba muri yo, ariko simbasabiye ngo ibakuremo, ahubwo ndasabye ngo ubarinde umubi. Haleluya. Ni ukuri Yesu yasenze isengesho rikomeye, kuko yabonaga ko turi mu isi igoye kandi iruhije. Aravuga ngo data simbasabiye ngo bakure mu isi, ahubwo ndasabye ngo ubarinde umubi. Ni ukuri Imana iturinde umubi, ikurinde umubi, nanjye ndinde umubi, kugira ngo tube mu isi tuyirindiwemo, kuko turi abashyitsi n'abimukira, dufite indi gakondo dusiganirwa kuzajyamo. Imana ikurinde umubi, Imana indinde umubi, kugira ngo tubashe kuba mu isi tugwije imbaraga, tugwije ibyiringiro by'uko iri juru twaririmbye, iri juru twavuze, iri juru twabwirije ko tuzarijyamo. Imana ishimwe. Umuntu yaravuze ijuru ntarijyemo cyaba ari igihombo. Hari akaririmbo bajyaga baririmba kera, mpise nkibuka kavugaga ngo kutazajyayo ni igihombo. Ahari wenda hari abatakazi, ni aka kera cyane, ariko ngo kuba warasenze ukaririmba kandi ugasigara, ngo kutazajyayo ni igihombo. Kuba waratereye imisozi ujya mu marepetisiyo ya korari, kuba wararetse ibyo kurya ukavuga ngo wiyirije ubusa,
kuba warafashije abantu ukavuga uti ndi gufasha abakene, ndi gukora imirimo myiza, kuba waragerageje imirimo myinshi myiza ukiri muri ubu buzima ariko ukabona ntabwo ugezeyo, cyaba ari igihombo. Uririmbye ati kuba warasenze ukaririmba kandi ugasigara, oya pe, ni igihombo gikomeye. Ariko mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Undi nawe niko yaririmbye, aravuga ngo mfite ibyiringiro kandi bifite ubugingo, aravuga ngo mfite umugabane. Haleluya! Mu ijuru mfite umugabane, kandi nawe ukwiye kwizera ko ufite umugabane mu ijuru. Nuko rero Yesu arasenga aravuga ngo ubarindire mu isi. Sinkiri mu isi rwose, sinkiri kumwe nabo ngo mbe ndi mu isi, ariko ubarindire mu isi, ubarinde umubi. Ni ukuri Yesu yadusegeye isengesho rikomeye, aradusabira ngo turindwe umubi, kandi koko ko bucya niko bwira. Abera nubwo Satani abarwanya, nubwo ibigeragezo n'intambara n'amakuba bigwira, ariko turushaho kubona ko Imana igenda iturinda, turushaho kubona ko Imana igenda ituramiza ukuboko. Haleluya! Gukomeye kwayo, kw'imbaraga nyinshi ikaturinda umubi. Imana ishimwe. Amen, amen. Imana nihabwe icyubahiro. Nuko Yesu uko arimo asengera abigishwa, aravuga ati sinsabira aba bonyine, ndasabira n'abandi bazizera, bazanyizerera muri bo, bakumva ibyo bazababwira nabo bakizera ko ndiho kandi ko nshoboye. Ndi muri abo rero. Nanjye nizeye Yesu, nawe unkurikiye wizeye Yesu, niba utaramwizera ukwiye kumwizera, ukaba mu mubare w'abantu iri sengesho rigeraho, nawe ukarindirwa muri Yesu Kristo, nawe ukarindwa umubi kandi ukaba amahoro. Imana iguhe umugisha kubwo kubana nanjye, kandi Imana irushaho kukwitaho no kukunezeza. Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe, Imana ikujya imbere, iringaniza ahataringaniye, kandi Imana ikubera umutabazi, Imana ikubera amaboko, ikubera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.